zigira umwanda mo imbere n'utu dushami twazo. Niyo mpamvu ntabwo wambwira ngo wayogeje neza utabanje kuyitandukanya gutya ururabyo ku rundi. You see the color? Wow. Karoti na kariya na courgette na chou-fleur na karaga poivre gatukura bitumye bitanga ibara ryiza cyane. Iyo utangiye kubona amazi ari kugabanukamo gutya ugabanya umuriro kugira ngo bidahita bikamamo tuzi burundu bitaragera kuri etape nabiterura. Curry mixed vegetables haba harimo imiteja, harimo chou-fleur, broccoli, karoti, kwa tuntu twose nyine dutandukanye. Naho rero nkuko ziraryoshye basi. Ziraryoshye kurya nijoro. Kuko murabona ntarayindiye neza koko. Wow. Ibiryo biremewe rwose. Muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba kitchen care, abakunzi ba chef Janine, mbahaye ikaze cyane cyane abantu bakunda kurya ibiryo biri very healthy, abantu bakunda imboga cyane mbahaye ikaze. Uyu munsi mfite imboga ziryoshye nshaka kubereka ukuntu njya nziteka. Hari ukuntu umuntu aba afite nk'abashyitsi ari butegure buffet akumva ntabwo azi imboga zajyana n'ibintu yakoze. Wenda tuvuge yakoze umuceri, yakora ibirayi, akora agasosi keza, akora inyama zumutse ku ruhande, akavuga kireke isombe. Abantu benshi banga kurya isombe mu birori. Gusa ndashyiraho iki? Izi mboga uzajya uzishyiraho ni insirimu kameme. Courgette, broccoli, chou-fleur, karoti n'imiteja ni ibintu byiza cyane by'ibisirimu. Aho kugira ngo uzane hari isombe cyangwa dodo, nakugira inama yo kuzajya ukoresha izi mboga. Ni insirimu kandi zigaragara neza kuri buffet. Hanyuma no mu rugo rero ni nziza cyane kuzikoresha kuko zirakungahaye cyane kuri vitamine C, cyane cyane broccoli na chou-fleur. Bikungahaye kuri vitamine cyane cyane chou-fleur B6 kandi turakenera cyane mu buzima bwa buri munsi. Zikungahaye kuri karori cyane, niyo mpamvu tuba tugomba kuzikoresha kenshi kuko ni ingenzi. Hanyuma tugiye gutangira. Uyu munsi mfite amavuta ya olive, niyo nkunda gukarangisha imboga kuko ntago zishya neza. Nzirya zimeze nka salade ukuntu, niyo mpamvu nkoresha amavuta ya olive. Hanyuma ndashyiramo curry powder ku bintu by'imboga. Ni byiza gukoresha curry powder, narabibabwiye. Hanyuma ndaza gukoresha anti-inflammatory yacu nayise umuti uvura kubyimbura witwa turmeric. Ndenda kuyimaramo pe, ndayikoresha cyane cyane. Nkashyiramo na black pepper, hanyuma na karoyiko kugira ngo bizane agatest keza. Oregano sinzi niba nayivuze. Oregano yo ihora mu birungo byanjye, ni ingenzi cyane, ituma ibiryo bihumura neza. Ndaza gushyiramo n'agatungurusumu, ndacyari kugatonoresha hariya. Bari kukantonorera ndi kugatonoresha, birasekeje. Hanyuma rero kadutangire tudatinze, kandi please subscribe, share, comment. Ibyo bintu ni ingenzi, ntuzabyibagirwe. Mukabyibagirwe mushaka ko dukomezanya neza dufite courage. Ubwo rero nanze gukora zino broccoli zanjye na chou-fleur ntabiberetse. Hari abantu bakunda kubitonora mbere, kubikata nyuma. Nk'ubu nyine navuze nti ndashaka kubereka ukuntu uba ugomba kubikora ukabona kubyoza. Zigira umwanda mo imbere n'utu dushami twazo. Niyo mpamvu ntabwo wambwira ngo wayogeje neza utabanje kuyitandukanya gutya ururabyo ku rundi. Kuraho buri gafleur kose, nibwo umakinga sure ko zogeje neza imyanda yashizemo imbere. Murora kugira ngo rero uzoze ziki, nuko ugomba kubanza kujya uzitandukanya buri gashami kwako, buri karabyo kwako. Nibwo umakinga sure ko wazogeje neza. Ukabona kuzishyira mu mazi sasa ukazoza neza, ugashyiramo bicarbonate zikoga zigacya. Zinajya mu mazi. Hano mfite isafuriya irimo amazi. Nka chou-fleur zigira umwanda, utu tuntu twatangiye gusaho umukara ho gato ugomba kudukuraho ukazirya ubona ziteye apeti. Naho iyo zabaye umukara wapipe, izi mboga ni ingenzi mana, tujye tuzirya. Ni ukuri kubera ko nakunda gushyiramo
hari abantu bashyira inyanya muri izi mboga, njyewe rwose sinshobora kuzishyiramo, mba numva brokoli na chou-fleur bitajyana n'inyanya pe. Iyo ushakamo akabara ushyiramo poivron rouge, kandi ubanza nyifite, reka ndebe ko nyifite muri firigo nyishyiremo pe, ndayifite rwose, reka nyironge nyishyiremo, bituma bihindura akabara byibuze, nubwo utaba washyizemo urunyanya ariko ukabona birasa neza cyane. Nari nayibagiwe ntera, wawu, ni ingenzi kuko bituma bisa neza, bisa neza bigatera apeti. Gusa imboga ngiye uko zaba ziri kose ntabwo nareka kuzigirira apeti. Imboga ndazikunda cyane uko zaba zitetse kose. Sinababwiye ko iyi kurujete igabanya isukari mu maraso, mujye mukunda kuyikoresha cyane rero abantu barwara diyabete, natwe twese kandi tuba twabiriye byinshi ibintu by'amasukari, ayo makeke, ibintu byose byuzuye amasukari, rero tuba tugomba kurya imboga zigabanya isukari mu maraso. Twagiye rero mu gikoni, reka tugende tubiteke noneho twumve uko bimeze. Ndatangira nshyiramo amavuta rero, ariko ntabwo ari byiza ko amavuta ya olive ashya cyane, uba ugomba guhita ushyiramo igitunguru atarashya cyane ngo ahinduke mabi. Vitamine twari dukurikiyemo tuzibure mu mavuta. Rero ndabanza nkaranga igitunguru gise n'igihumura, mbone gushyiramo imboga zanjye kugira tuze kumva ko zakaranzwe. Dufite groupe nziza cyane yitwa Psycho Protocol and Service, nziza cyane igufasha muri serivisi cyangwa muri protocole mu gihe cy'ubukwe bwawe. Bari smart, baza bambaye neza, bakabashyira akavideo. None bafite promotion muri iyi minsi, bari kudukorera agakoryo. Muri iyi minsi baratugabanyije 20%, 20% ku mafaranga. Niba tuvuga urugero, niba bacaga 200 cyangwa 300, bakuraho 20%. Bumva amafaranga wishyura ntabwo ari menshi rero ugereranyije nuko izindi kampani zikora izi serivisi baca amafaranga baca. Ubwo rero aba bana mubashake nimero zabo ngizo, reba ukuntu basa neza, baba bazi ibyo bari gukora, nta bintu byo kuza bapfundura icupa. Urabona abantu bapfundura umufuniko bakawugutaho kameme. Tujye dukoresha abantu basobanutse, bazi ibyo bari gukora, babyize, babisobanukiwe, bafite ikinyabupfura. Umwana utaguhagarara hejuru uri kwinywera fanta, umwana utaguhagarara hejuru, bose mubahe ikirakate, bakora neza cyane. Shyiramo ibintu byose bizana impumuro, kuko ziriya mboga ntabwo njya nzitinzaho pe. Izo ni karoti, iyo ni imiteja, izi ni puwavuro z'icyatsi, byose ndabishyiramo. Kana bya bindi bindi mbizane narindi kuronga. Izi ni kurujete, zukini na puwavuro y'umutuku, hanyuma iyo ni chou-fleur na brocoli. Nari nabyinitse muri ya mazi ya bicarbonate kugira ngo bivemo amamikorobe. Voilà. You see the color? Wow. Karoti na courgette na chou-fleur na karaga poivre gatukura bitumye bitanga ibara ryiza cyane. Njye nirinda kubipfundikira, kuko ibipfundikiye bibyaramo amazi menshi agatinda gushiramo, nkategereza ko amazi ashiramo, kandi uko nyategereza niko bishya. Sinashaka ko bishya rero. Ubwo ngiye gushyiramo ikintu cyitwa umunyu. Umunyu wenda wubyara utuzi duke, si twinshi cyane nko kuba napfundikira. Uko mbiteka. Ubundi nkore na tungurusumu nshyiremo. Izi mboga ziraryoha abana banjye.
ziraryoha cyane. Ubu rero ngiye gushyiramo tungurusumu kugira bihumure bise neza. Nubavuze wambwiye ngo mpora mvuga ngo biri guhumura, none se ko ibiryo umuntu abishyizemo ibirungo, washyiramo ibiryo mu tungurusumu wayinaga mu biryo ntibite bihumura? Washyiramo se curry powder, oregano, biriya birungo byose nkunda gukoresha ntibihumure? Bihita bihumura? Naho mba ndi kubabeshya. Ariko ibiryo byose utetse ngo tuvuga ngo biri guhumura, biba biri guhumura. Maze abaturanyi narabishe mu guhumuza. Ariko nabahaye link ndabwira nti mwumve ibyo mba ntetse, mubirebe nako. Hanyuma ngiye gushyiramo uturungo twanjye gake gake, kuko mu kanya biriya biryo byanjye ntibitindaho, mba ngomba kubirya bigisa kuriya, bigifite ririya bara ry'icyatsi, umutuku, kiri umutuku bitahinduye amabara. Hanyuma ndashyiramo ikirungo cyanjye cyitwa turmeric. Hanyuma ibiryo kubirisha umuceri ni sawa, umuceri wumutse w'umweru umeze neza rwose, cyangwa kubirisha ibirayi. Hano ngiye ntetse ibirayi bitogosheje, nibyo ndi burishe. Hanyuma ndashyiramo royiko nkeya. Hanyuma nshyiremo, abantu bakora oregano, uru ruganda rukora oregano rwitwa ngo iki, Tropical, nta kuntu rwazana ikiraka cyo kurwamamariza, kuko ndarwamamariza royiko, buri gihe oregano n'aka black pepper. Reka mbisimbize ahubwo kugira ngo bikore neza, birungo bikoremo neza. Nukuri biri guhumura pe, sans blague. Bisa neza kabisa, birasa neza cyane. Nukuri ntabwo inyanya ziryohana na chou-fleur na brocoli. Nzampe rosette mbiteke numve, kuko ngiye numva bitaryohana pe. Hari ikirungo nibagiwe ndikumva kitari guhumuramo, cyitwa ngo iki, cyitwa curry powder. Curry powder ihumuza imboga ikanaziryoshya, muzayigure mujye mukunda kuyishyiramo. Simba mbiri nziza cyane ku mboga. Urambwira ngo nka gatatu mu cyumweru yizi mboga, wazabiki? Nta kintu wazaba ntakubeshye pe, kuko izi mboga ni nziza ku buzima. Noneho izi mboga za chou-fleur na brocoli ziri anti-cancer. Hari amatype ya kanseri zigabanya, ntabwo ziyarinda. Zirayarinda zikanayagabanya, ariko ntabwo waba uyirwaye ngo uvuge ngo urabirya bigukize. Oya, bigabanya umuvuduko byari bifite, kanseri yawe yari iriho. Brocoli, chou-fleur. Bigabanya ibyago byo kurwara kanseri. Iyo utangiye kubona amazi ari kugabanukamo gutya, ugabanya umuriro kugira ngo bidahita bikamamo tuzi burundu, bitaragera kuri etape nabiterura. Bisa neza, mubwiza kuri nukuri, akabife kawe kariho izi mboga zikaba kameze neza. Nukuri mu mesabu pe, mu mesabu mubirebe cyane, mu bisharinga abashuti banyu, mumbwire muri comment byari byiza, birasa neza. Nyine mu mpeka courage ka meme nk'umutetsi. Abatetsi baragoye nukuri, babakina umuntu babwira ati byasaga neza, byibuze uzikuruhira ubusa. Ariko ndabizi shamwe byo nukuri mujya mubimbwira pe, ntako mutangira, ntako mutagira. Ndabashimiye, nta wundi umwana w'ingayi pe. Izi ntabwo ari ratatouille. This is not ratatouille. Ratatouille ni ya yindi nigeze guteka, uze kunshyiriraho ratatouille hasi ku ntuze kuri link ya ratatouille hasi, babitandukanye. Ratatouille bigomba kuba ifitemo inyanya kandi nyinshi zumvikanamo, kuko abenshi bazirisha makaroni cyangwa umuceri.
izi ni mixed vegetables. Curry mixed vegetables haba harimo imiteja, harimo chou-fleur, broccoli, karoti, kwa tuntu twose nyine dutandukanye. Naho rero muri ratatouille ntabwo hajyamo chou-fleur na broccoli. Niba unajya unabikora ce n'est pas un vrai ratatouille. Vrai ratatouille ibigomba kubirimo inyanya zihagije, harimo ikibiringanya, kandi aha nta kirimo wagira umuntu turi kuburana. Sorry, karagaciyemo ariko ça c'est pas la ratatouille. Ratatouille ni ya yindi nakoze ubushize. Mwarabonye ko nabanje no gushyira mu ifuru kugira ngo bitaza gusaya bya eggplant, kibiringanya. Ndashaka gutestinga ku muteja nkumva ko bigeze kuri cya gihe cyanjye cyo kubiteruraho bitarambana umuhondo. Nanga chou-fleur yabaye umuhondo mba mwumva ibishye. Abantu badakunda imboga disipori, imboga ziraryoha cyane. Ziri hafi gushya, harabura gato, harabura iminota nk'itatu. Nziteruyeho nkuko ziraryoshye basi. Ziraryoshye. Imboga zanjye zirahiye, mureke narure mbirye pe. Muri tayari ngo tujye ku meza? Abantu bari tayari barihe? Ndajya mbere kuko isahani yanjye isa. Nabonye isahani asa neza pe. Nuko ngiye kurya nijoro. Ubu murabona ntarayindiye neza ko. Wow. Ibiryo biremewe rwose. Merci beaucoup. Naho ubutaha mureke nigire ku meza njye kurya. Mukore subscribe, share, comment. Naho ubutaha mu yindi content ndi kubategurira. Bisous, bye bye. Mwari kumwe na Chef Jeannine, ndabakunda cyane. Bye.